Ese wigeze uhura n'ibibazo bagwateza gukora ikintu ariko ukabona kitari mu gushaka kwawe, kabone niyo haba ababyeyi bawe, bigatuma ufata umwanzuro utari mwiza? Ibi birashoboka cyane rwose muri ubu buzima tubayeho. Nguhaye ikaze muri aya mateka y'indirimbo yitwa Njye ndi umukristo, ikunzwe kuririmbwa n'abantu benshi cyane. Njye ugiye kukugezaho aya mateka nitwa Irumva Daniel. Njye ndi umukristo. Iyi ni indirimbo yaririmbwe n'umukobwa wo muri Suwede. Uyu mukobwa yari mu kigeragezo cy'uko bashakaga ko aharikwa n'umwami akaba umugore wa gatatu. Uyu mukobwa yari afite uburanga bihebuje kandi yari arangije amasomo bigaga icyo gihe. Umwami rero yaje kubwirwa ko hari umukobwa w'uburanga kandi ufite imico n'uburere nta wundi umukwiye atari umwami nyir'igihugu. Yaje kumutumaho ibisonga bye ngo umwami yarakubengutse, none arifuza ko umubera umugore w'inkundwakazi. Inkuru yamugezeho yicaranye n'ababyeyi be. Ababyeyi bahise bavuza induru, bavuza n'impundu, barishima cyane. Ababaye cyane imbere y'ababyeyi be, nibwo yateruye amagambo y'igitero cya mbere, abwira kandi atuma ku mwami ati: Njye ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. Njye ndi umukristo, mpora mbihamya nawe igihugu cyose cyanseka. Njye ndi umukristo wo mu mutima, kuko ubu nsigaye nkunda Kristo. Icyatumye apfa yazize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda? Ababyeyi be bamuguye nabi cyane muri icyo gihe, batumiza imiryango n'inshuti zabo ndetse n'ize, bamukubitira muri urwo ruhame bose babireba. Icyo gihe bamufatiye ibihano bikaze ko atazongera kujya mu iteraniro ry'abera na rimwe. Bifuza kumukura muri ubwo bukristo bwe. Bagiye gutandukana, bamusabye kugira icyo avuga. Imbere y'iyo mbaga bamaze kumukubita, yaje guterura amagambo y'igitero cya kabiri ati: Njye ndi umukristo, mva ubwo buntu narakijijwe nkurwa mu byaha. Njye ndi umukristo naho naterwa n'ibyago ndetse nkaba no ku rugamba. Njye ndi umukristo, ndi umutabazi mu ntambara ndasana n'ibyaha. Mfite umugaba ni umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha. Ababyeyi n'izo nshuti n'imiryango bahise bazabiranywa n'uburakari bwinshi, babonye ko inkoni n'ibindi byose bitamuhinduye. Bahitamo kumuca mu rugo ngo ajye kwangara, azagwe iyo mu bukristo bwe. Icyo gihe yasohotse mu nzu n'igitabo cya Bibiliya mu ntoki ze. Yateruye amagambo y'igitero cya gatatu ari mu nzira agenda. Yaragize ati: Njye ndi umukristo, ndi umwimukira, ndakomeje mu rugendo rwanjye. Iby'ino mu isi ndabihinyuye, nsigaye nifuza ibyo mu ijuru. Njye ndi umukristo, gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana yacu. Nta nzara ibayo, nta n'imiruho, abaho bose baguwe neza. Ageze mu ijoro mu mbeho n'inzara byo hanze aho yari abundabunze, nibwo yaje kuririmba igitero cya kane agira ati:
Njye ndi umukristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kinyibagiza ibyago byose, nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. Njye ndi umukristo uko ndi kose, maze nintumirwa ngiye gupfa, nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngeze mu ijuru. Gusa amateka avuga ko atahise apfa ubwo, kuko yaririmbye n'ibindi bice byinshi uko yakomezaga kugeragezwa, ariko byubakiye muri iryo jambo, ndi umukristo. Hari rero uwamwumvise aririmba, wamugiriye impuhwe amujyana kumuha icumbi. Nyuma uyu mukobwa yaje kwicwa n'uburwayi, kandi ababyeyi be baje kuba abakristo bakomeye nyuma y'uko babuze irengero rye. Iyi ndirimbo Njye ndi umukristo ni imwe mu ndirimbo zigize alubumu ya 3 y'indirimbo zo mu gitabo yashyizwe hanze n'umuhanzi w'indirimbo zo guhimbaza Imana Aime Uwimana. Tunakesha inkomoko y'iyi ndirimbo nk'uko yabitangaje ku rubuga rwe rwa YouTube. Iyi ndirimbo yaje kuyishyira no kuri alubumu ya 3 ikubiyemo indirimbo zo mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana. Ese waba ushaka andi mateka y'indirimbo zo guhimbaza Imana? Nagusaba gukora subscribe zijye zikwizanira tukizishyiraho. Ese hari iyo ushaka, yitwandikire muri comment tugushakira amateka yayo. Turagukunda cyane.